Nirimana udasiba Juhora uyisenga kandi uyumvire Juhana nabayo Amen, amen. Oh, hallelujah. Amen, amen. Mana ishimwe kubw'igitondo cyiza duhaye. Yego. Igitondo tutigeze tubamwo, igitondo tutigeze tubona. Haye kubona uno munsi. Tikizanagaruka ukundi. Mbere ya byose ndashima Imana. Abaswahili nibo bazavuga ngo imetupa kibali. Yaduhaye uno mwanya. Yakoreye mu bantu bayo bakabasha kuduha akanya kuko n'Imana byose ibishyira ku murongo kandi niyibitegeka Yego. niyitegeka iminsi n'ibihe. Aba nongeye gushima kuko Imana yanyemereye kuko umubiri uraturwanya. Ejo numvaga mbona ndwanyijwe mu buryo bwo kutabasha kubw'umubiri, numva ndemererewe ndwaye. Ijambo rigira kabiri ndavuga ngo reka mpeze abantu bose pole. Yego. Bababajwe no gutandukanywa na Theogene Pasiteri. Nitwa Munezero, abantu bari banzi cyane ku izina rya Mama Mwiza, niryo zina banziho cyane mu Rwanda. Kandi Mwiza uwo nguwo twaratandukanijwe, ariko izina ryiwe rirazwi cyane kuko niryo abantu bari bamenyereye. Yego. Ubwo Imana yajanye Theogene, ndumva byarakoze ku mitima myinshi. Nyari ngagambiriye kuvuga ngo ndaririmba ngo nimuhumura bera tuzataha, ariko kuko amasaha agenda aba makeya, reka mbe ngubivuga muri uwo buryo. Mw'isi si iwacu, turabashitsi n'abimukira, dufite aho tugana. Yego. Aho tuja dufite aho tugenda. Amerika si iwacu, mu Rwanda si iwacu, mu Buraya si iwacu, mu Bugande si iwacu, aho dutuye mu Minembwe si iwacu kuko tubivuga. Aho abashitsi n'abimukira ariko turahava tugenda, twimuka tugenda. Buke buke gahoro gahoro, abambere batubanjirije. Theogene ejo bundi mu gitondo turangije nibature nibwo twamenye ko yagezeyo. Yateze yihuse, Imana ibimugeshejeyo. Yego. Ariko twakoze ku mitima yacu. Ndashima Imana yaturemeye iki gitaramo, nako iki giterane, iyi paruwase, uyu mukutano. Yego. Ungana Abanyaminembwe bari kuva mu giterane batateze indege. Abanyamerika abo mu Rwanda bataza bafata ngo bashake visa ibajane muri Amerika. Ariko Imana yadutegeye indege rimwe, iduha visa rimwe, iduha umukutano tubamwo tutateze, tutakatishije. Amen, amen. Ateje visa, Imana ikabiduha ikabitugabira. Yego. Uwiteka ashirwe hejuru. Amen, amen. Ijambo ry'Imana kuko tunejejwe n'abantu bazutse basenga, tunejejwe n'indirimbo zaririmbwe hano. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Amen, amen. Inyuma kivuga hejuru turavuga twihuta kuko nyine amasaha yacu aba ari make. Gisibiye inyuma ho gatoya ndavuga ngo Imana yaturemeye iyi paruwase. Ndifuza kuko abantu boza babitsindaho bakabitekerezaho cyane, bakabitekereza bakavuga ngo ese niki bishaka kugeraho, niki bishaka gukora, niki bishaka kungezaho, niki bishaka kugezaho. Ibi Imana yabiteguye gute, mu buryo buhe, icyo ishaka ni igiki kugira ngo ituremere iyi paruwasi nkana gutya. Yego. Ndi umuntu navuga ngo mutoya tumaze iminsi twumva abantu Imana yatoranije igasiga amavuta bagakora, bagahabwa ijambo, Imana ikabaha ijambo bakavuga.
ku bavugabutumwa bacu baheruka Pasiteri Nyagaju n'umushumba Nehemiya batubwiye amagambo meza atandukanye ariko agiye ku bamwe. yego Nyagaju yatubwiye hejuru y'ijambo, umunsi wa mbere yatubwiye hejuru yuko Imana yatumye ubwoko umuntu wayo ngo aze kuburira Abisiraheli, ariko Imana iravuga ngo yari yaramushize mu mwanya wo kugira ngo azibe icyuho, yego ahagarare mu cyuho, akora umurimo yinginga abantu abagaruhe. Guhagarara mu cyuho kugira ngo abinginge cyane. Ubwa kabiri aravuga ngo imbabazi, avuga hejuru y'imbabazi. yego Ntabwo nashobora gusura mu magambo yabo ariko ni menshi cyane. Nehemiya yatubwiye ijambo ryiza cyane, yaravuze ngo Imana yatoranije Eliya nko nk'umuriro cyangwa se umuvugabutumwa twavuga ngo w'inkuba. Eliya yahagaraye mu gihe gikomeye cyane, gikomeye cy'ubwoko bwari buyobewe Imana, bwari buri kure, bari batatanye, bari bimise ibigirwamana, cyari igihe kiruhishe. yego Ariko arakora, arahagarara. Ubushize nza nkunda kumva ntize ku ijambo ryo gutangira kw'iri iterane, kumva ni ibintu birenze ukuntu Imana izikura mu bikomeye ikabikuramo ibyiza. yego Ukuntu Imana yakuye ikintu cy'uburwayi, cyo kugeragezwa, cyo ahantu umuntu yavuze induru. Umunsi Dorcas atubwira ubuhamya, naraye ndasinziriye mbese ushaka kugira amatsiko yabyo. yego Kugeza aho yabyutse aje ku murongo nk'uriho, kandi nawe yabyutse kare saa 9, avuga iby'iri tangiriro ry'ibikomeye, ukuntu Imana izibihindura kuba ibyoroshe. yego Ndavuga ngo ndinde kugeza kugira ngo Imana naje aka kanya impakanya ko kuvuga, ariko Imana izikora uko ishaka, amen, kandi mu gihe cyayo, kandi ku mwanya wayo. Ijambo si iry'abakomeye, si iry'abizi. Nyagaju yaratubwiye ngo intumwa yatumwe icyo gihe kugira ngo iburire Isiraheli, ngo yari ivuye ngo mu cyaro. yego Nyibuka agatabo ka Yohana, aka gatabo k'umugenzi Yohana Bunyana, ngo yanditse, yaravuze ngo isi yari umucuzi, nawe yari umucuzi. Ngo ariko Imana iramukoresha, ngo yarize amashuri make cyane, ariko ngo aza kumva ubuhamya nk'ubu turimo kumva hano. Imana iza kumugenderera muri icyo gihe bw'ababyeyi bari ko baganira bavuga iby'agakiza. yego Ngo ahakura icyifuzo cyo gukizwa, ngo ariko akomeza kugendera mu byaha atabasha kugirwa ahagaruka. Ariko mu gufungwa kwe Imana yamusanga imuha inzozi, yego agira ihishurirwa ryiza. Imana itugirire neza, amen, amen. ndagira ngo umuntu aze kumfasha asomera ijambo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ni ibice 13, ahera ku murongo wa 2. yego Yohana 13 no ku murongo wa 2. Urageza kuri 18, n'ahantu hari. Ibindi simbisoma ndabivugaho, ariko ndifuza kusomera aho hantu nubwo ari hari cyane. kadusa Urahera ku murongo wa 2. bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari yamaze kosha umutima wa Yuda Isikariyote mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenya ko se kwamweguriye byose, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko asubira kuri yo. Ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza, aherako asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati, databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramubaza ati,
ibyo nkora ubu tubizi ariko uzabimenya hanyuma. yego Petero aramubwira ati reka ntabwo nzemera na hato ko unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati nintakoza ntaco tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati databuja noneho ntunyoza ibirenge byonyine yego ahubwo unyuhagire n'amaboko umese no mu mutwe. yego Yesu aramubwira ati uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. yego namwe muraboneye ariko si mwese. icyatumye avuga ati timuboneye mwese nuko yari azi uri kumugambanira uwo ari we. yego nuko amaze kuboza ibirenge yambara imyenda ye arongera aricara arababaza ati aho mumenye ico mbagiriye munyita shobuja n'umwigisha ibyo mubivuga neza kuko ariko ndi koko. nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. ni ukuri ndabibabwira yuko umugaragu ataruta shebuja kandi intumwa itaruta uwayitumye. nimumenya ibyo murahiriwe niba mubikora. simbavuze mwese kuko nzi abo natoranyije keretse ko ibyanditswe bikwiriye gusohoza ngo urya ibyo kurya byanje niwe umbangiriye umugeri. reka tugarukiraho. Imana iguha umugisha. iri jambo navuga ngo nabaye nk'urihabwa ejo nimugoroba. maze iminsi umutwe w'ijambo ijambo guhatana udasubira inyuma cyangwa se gutara. maranye iminsi ijambo mu mutima, ririya jambo ryo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko guhera ku murongo wa 46 kugeza kuri 52. numvaga ryaruzuye umutima wanje cyane ukuntu Baritimayo mwene Timayo yahagurutse ngo yumvishije inkuru za Yesu. ahaguruka agiye kuvuga ngo amwingingo ngo arataka cyane aravuga ngo Yesu we mwene Dawudi babarira. yashakaga kuvuga ngo amukize ariko natangajwe n'ukuntu abantu bashatse kumubuza ngo baramubwira ngo hora ceceka. ibitubuza ni byinshi mu gihe cyo gutaka yego ariko yigeretse abyumva arahatana ariruka arabutaka cyane. abantu baticeceka ariko Baritimayo aravuga ati mwene Dawudi mwene Dawudi mwene Dawudi. Imana ishimwe. amen amen. hariho ibintu bishaka kuducecekesha mu gihe cyo gutaka. hari ibintu biza bitubuza guta. intambara zaziducecekesha bigatuma abantu badataka. izari zicecekesha abantu. ubupfakazi buza bucecekesha abantu. indwara zicecekesha abantu. abantu baza bacecekesha abandi. amagambo azacecekesha abantu bigatuma udataka. ariko ngo Baritimayo arataka cyane aravuga ngo mwene Dawudi babarira. ngo hasi umwitero kubwo kudasubira inyuma. umwitero ngo Yesu amuhamagaye ngo umwitero awurambika hasi. yego kubwo guhamagara Yesu ngo amubwiye ngo ngwino urashaka iki. hari igihe Yesu aza dubaza icyo dushaka. izi zandiko z'ubutumwa bwiza zazinezeza cyane ariko muri no minsi zarushije kunezeza. zanejeje kuko za Yesu Kristo mu mirimo Yesu yakoze ari muri izi nzandiko mu butumwa bwiza ko ari bune bukurikirana. kuko n'ubutumwa bwiza niho Yesu yaraje mu isi akora imirimo adushakashaka icyari cyarazimiye
hari hagati y'imyaka 400 tuvuye mu isezerano rya kera dutanga isezerano risha, isezerano ryo umwe, isezerano ry'agakiza, isezerano ryo kubaturwa, isezerano ryo gukira, isezerano ryo gukira ibyari bituremerereye. yego Yesu nibwo yahamagaye Baritimayo ati urashaka ko nkugirira gute? Iyo duhamagara Yesu muri iki giterane twahawe, ndatekereza kuko tumaze kugera ku rufatiro abamaze iminsi, hariho urufatiro rukomeye tubatseho, kandi ntekereza ngo nitubana amaso na Yesu ntabwo tuzanyeganyezwa. Tumaze kubaka ku rufatiro, kandi urwo rufatiro ni Kristo, twararumenye. Imana yacu ishimwe cyane. amen amen Twari buririmba indirimbo ya korali yacu naririmbagamo, ubu muri no minsi sinkiririmba kubera ingendo ngendamwo. Imana yampaye umurimo wo gukora, nabyo tubishimira Imana. yego Tubishimira Imana. Yaravugaga ngo iyo hataba Yesu ngo aje ku musaraba ngo akinga amaboko ye ngo je simba ndiho, ngo ni ukuri byacu n'ibyo yakubitiwe ngo ibabare yataragaruka arayikorera. Ku iverse yayo aravuga ngo yavuye ku musaraba ngo aje kuzimu, ngo amareyo 3 ku rugamba, ngo arwana na Satani, ngo amwambura ifunguzo, ngo akingurira abera, ngo ariko ubu ni muzima. Haleluya, amen amen ubu ni muzima. yego akingurira abera, abakura mu gituro, avanayo abari baboshwe aho Satani yari yaraboheye abantu, abakurayo. Ubu ni muzima. Niyo mpamvu imira agakiza yaduhaye. amen Ijambo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana ni ijambo rivuga ngo bariko barya ibiryo bya nijoro. Yesu ngo ahita amenya kuko ngo Satani yasabye umutima wa Yuda, ngo yawigaruriye kumugambanira. Ngo akimara kumenya kuko yasabye umutima wa Yuda, ngo Yesu ngo yibuka kuko ngo yavuye ku Mana, ngo agiye kandi gusubira kuri yo. Haleluya, amen amen wamenya ko yavuye ku Mana ngo agiye gusubira kuri yo. yego ngo ahita akuramo umwitero we ngo awushyira hasi, cyacubahiro. yego ngo abishyira hasi, kuko mu gice cy'iyo ndirimbo navuze ngo y'umuririmbyi ngo yaravuze ngo ku gitero cya kabiri ngo amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, ngo yicishije bugufi, ngo araganduka, ngo yemera urubi rwo ku musaraba ngo kugira ngo dukize ibyaha byacu. Ntabwo ari mu gihe cya Pasika kuko, ariko iri jambo hari icyo rishaka, hari icyo rishaka no kutumenyesha muri iki gihe turimo. Ngo akuraho umwitero wiwe ngo awushyira hasi, yari yicishije bugufi, afata igitambaro cy'urukundo. Haleluya, amen amen ngo aragikenyera, ngo afata imbehe, afata imbehe atangira koza ibirenge by'abigishwa, arabyoza. ngo agiye kugera kuri Petero, ngo Petero aravuga ati ntibishoboka mwana w'Imana ko ari wowe wanyoza ibirenge. Yesu amusubiza ijambo ryiza cyane, aramubwira ati se nintakoza ibirenge tuzaba duhuriye hehe nawe? Isano ryawe nawe naje ririhe? Rirakomoka, rizaba riturutse he? ngo Petero aravuga ati noneho rero nimba ari ibyo, ntabwo kiryogeje ibirenge gusa, nyoza n'amaboko, ahubwo unamese no mu mutwe. yego Yesu amusubiza ijambo ryiza cyane, aramubwira ati rega mwaruhagiwe, yego nta mwanda mufite. Ubwo nabahamagaraga mwari mwaruhagiwe, nta mwanda mugifite, ahubwo ahasigaye ni ukuboza ibirenge. Imana ishimwe, amen afata igitambaro cye ngo aragikenyera, atora igitambaro, ari urukundo. Yari amaze kumenya neza ko amaramaje gukora icyamuzanye mu isi, kandi yari azi igihe cye kigeze cyo gukurwa ku isi gusubira ku Mana. yego Aravuga mboza ibirenge,
aribwo butumwa muzakore umurimo, muzagende, muzatwarane, muzagere aho mushaka kuja, aho uzabategekera, kuko nabahamagaye, narabatoranyije, nyabazanye iwanje, nyabagize intumwa zo kuzamvugira hirya no hino. Noneho rero ngiye kubaha ibirenge, yego, mubone uko mugenda. Yabwo arabicaza, arababwira ati Petero aramubwira ati rero ureka nkoze ibirenge, nico ngiye gukora. Niho kubahamagaraho nyirabahamagaye, kwezwaho mwarejeje. Bene data, nshuti za Kristo, bakozi b'Imana bari muri uyu murimo, muri abantu cyane Imana yasize amavuta, kandi muzi byinshi, muzi guhamagarwa, muzi gukora, ndetse mutugejeje n'ahantu hakomeye. Ariko Yesu yabogesha ibirenge. amen. Ikindi yashakaga kubabwira, ababwiraga ngo reka mbahanaguze igitambara nkenyeye, ari umushumi w'urukundo. Yego, Umushumi w'urukundo rwe aragikenyera, hanyuma arakibahanaguza. Warangije kuboza ibirenge, ngo afata wa mwitero we, asubirana icubahiro cye. Haleluya, amen, amen. umunsi Yesu yari amaze gupfa i Golgotha, amaze kuboneka y'umuntu, yicishije bugufi, araganduka, ahanagura abigishwa b'ibirenge, arababwira ati ngaho namwe nimugende, muzabivuge hose, muzabikore hose, muzakora umurimo. Yego, Yesu yakoze umurimo muri ubu butumwa bwiza uko bwagiye bwandikwa n'abakozi b'Imana mu buryo butandukanye, uhereye mu gitabo cya Matayo na Mariko na Yohana. Ni ukuvuga ngo Yesu ibyo yagiye akora ibintu, imirimo ye yagiye ikorwa, niyo bagiye bandika, ibyo bagiye bagara imigani yabaciraga, ibyo abo yagiriraga neza, abo yakizaga, ibyo yafashaga. Ndibuka umunsi umwe nibwo yasanze habagaho nuko abantu bahamagarwa, bamara bakitaba bakarwana, ntibashake gusubira inyuma. yego, yego. Iyo tubireba mu gitabo cy'Itangiriro, mu gihe Yakobo yararaga ahantu ngo amaze gutera intambwe agiye kwa nyirarume, ayohereje umugore n'abana se, cyangwa wamaze gufata urugendo ngo ahantu yaraye. Ni mu Itangiriro mu bice 32 kuri 24 havuga ngo yateye intambwe, amaze kubona marayika amugendereye, ngo aramufata, aramukomeza, yanga kumurekura. Yego, Tugarutse kuri rya jambo, hari ahantu Baritimayo yavuze ngo ayatatse, abantu bakamubwira ngo natece, karangarataka. Ntihakagira ikintu kiza gutaka, bene data. yego, Ubwoko bw'Imana, ntihakagira ikintu kizakubuza gutaka. amen. Gutaka gufite ikindi kintu kinini, niko gutaka kwa mu gitondo kudutaka, niko abantu b'abanyamasengesho bataka, nicyo kikuzuza mu gitondo tuyitakira. Ntihagire ikintu kizatubera inkomyi cyo kudataka, kugira ngo twihamagarire umwami nawe kwera haduhamagara. Yego, Iyo utatse Imana iraguhamagara. Wa mugore yarabyiganye, aragenda, wari ufite icyago, aragenda agera kuri Yesu, ngo amukoraho, asiganye hagati y'abantu, mu buryo Yesu yavuze ati ese ninde unkozeho ko imbaraga zinguyeho. Ariko ngo abantu baravuga ati ni ibisanzwe, nuko umeze, nuko hariho abantu benshi. yego, Ariko wa mugore yari yasi icyo yakoze. Nawe naje mpatane, dukore kuri Yesu, avuga ati se ninde unkozeho. Niko ushaka Baritimayo, niko ushaka ko wahatanye, niki ko wakomeje gutaka cyane, ngo nijwi rirenga. Yesu aramubwira ati kwizera kwawe ni kugenda kugukiza. Uwo munsi Yakobo ngo marayika aramukomeza cyane, aramukomeza, yanga kumurekura, kugeza aho yamubwiye ati ese urashaka iki? Ati witwa Yakobo, noneho reka nguhindurire izina. yego, Reka nguhindurire izina, ntukitwa Yakobo ukundi. Hari dushobora guhindurirwa izina hano muri iki giterane. yego, Hari icyo Imana ishobora kudukorera, hari icyo Imana ishobora kudufashamo. amen. Yesu afite icyubahiro cyiwe,
ngo yabwiye abigishwa ati mva twicare tuganire ko munyita databuja mukanyita umwami umwarimu mukanyita mwarimu mukanyita shobuja ibi bintu tugomba kubigendanamo rero yego ndababwira ukuri ko nta muntu waruta shebuja kandi umwungeri agomba gukora ibyo shebuja umuntu agomba gukora ibyo shebuja ibyo yakoze muzagire ubwenge mucanje yashakaga kubabwira ati ngeze aho ngiye kubapfira namwe muzanyizere munkurikire mugeze ku gupfa imana ishimwe muzagendane nawe mu mibabaro nta muntu uruta shebuja wamutunze munyita shebuja ese ni kandi niko biri yego mu bwoko bwanje ariko bitaraba ntarahagera muri uya mwanya mbaye mbibabwiye kuko yabwiye Petero arambwira ati ariko muzi amaze kubwoza ibirenge ati ariko mwamenya icyo kora Petero ariko uzabimenya nyuma yabwo uzabimenya uzamenya igitumye nkora ibi uzamenya icyatumye mboza ibirenge mpamvu natangire kuri iri jambo mvuga ngo ese iri teraniro riduhuza nazaga nyumva indirimbo y'igiswahili ivuga ngo wa Kristo wa nchi zote ngo watakusanyika yego watoka mahali watoka bahari mabonde ngo wazateranira hamwe ubu mu guteranira hamwe kubera igihe kubera ibihe kubera iminsi kubera aho ibihe bigana aya matelefone ibi byose iterambere ni ibihe bigenda bigera ku bwoko icyo cyari igihe gikomeye cyane urumva ko yari amaze kubona kuko satani yasabye umutima wa Yuda Isikariyota ngo ashaka kumugambanira bari bamaze kurya ibyo kurya za nijoro arababwira ati mwarogejwe ariko si mwese ngo yari yibutse neza kuko muhagiwe mwese harimwo Yuda mwese mwarabuhagiye ariko si mwese nubwo atari mwese ariko mwaruhagiwe igisigaye ni ukuboza ibirenge abo natoranije bagakomeza umurimo imana ishimwe kuko harimo abantu buhagiwe muri iri teraniro amen ishimwe kuko hari haba imana yatoranyije ishimwe kuko hari habuhagiwe ibirenge bagiye gukora umurimo barimo bakora umurimo muri iki gihe turi kumwe nabo batubwira ubutumwa bakatubwira abatubanjirije bakavuga uko batwaranye bagakomeza bagahamagara imana badasubira inyuma bagata imyitero yabo y'icubahiro bakayirambika hasi bagasanga Yesu agakora ku maso bagahumuka bakabasha kuba bazima imana ishimwe imana ishimwe amen yagendanye urugo rwa Aimable kunda kuvuga ngo Nyamwiza namubonaga atitaye ku gihe cyo kuba ari umubyeyi mama Mary mu murimo twabanyemo muri paruwase ya Gatsata nabonaga aheka umwana muri iki gihe hari abantu benshi batagishaka guheka abana ngo baje mu rusengero ariko nabonaga umwana akaza kuririmba akaza kuvuga ubutumwa ibyo bintu nabitekerejeho muri ino minsi ndavuga ngo ni ukuri imana yari yaramutoranyije kuva kera ntabwo tuzaza tuvuga abakera ntabwo tuzaza dukomeza kuvuga ngo imana ya Aburahamu tuzaza tuvuga ngo imana yacu mu gihe nk'iki ubushize navuze ku ijambo bw'uriya mama Nkingi wahuye n'ibibazo ahura n'intambara ahura n'amakuba apfusha abana 6 apfusha umugabo ariko arahagarara avuga ngo ndacikomeje kuri uru rutare haleluya amen ibyo nibyo yaravugaga ngo nyirabatoranyije muzagera ikirenge mucanje mugende nk'uko nagiye mukora imirimo nk'uko nayikoze ngo kuko nta mugaragu utashebuja imana yacu ishimwe cyane amen nta mugaragu utashebuja Yesu yarasengaga
yesu yavugaga ubutumwa. Ndabyibuka neza muri iki gitabo cya Mariko ahambere ejo bundi none asuye kwibukira ijambo igitabo cya Mariko hariya yesu yabwiraga Yohana Yohana atumye abantu. Yohana yaje ari intumwa aza ari we urangura mu butayu abatirisha abantu amazi ndetse yabatije n'umwami Yesu, ariko ubwa nyuma arafungwa aja mu nzu y'imbohe. Ejo bundi Theogene agiye iri jambo ryajemo ndaritekereza numva iri jambo Yesu yabwiye Yohana ngo yavuze ngo hahirwa uw'ibyanje bitazagusha, hahirwa uw'ibyanje bitazasubiza inyuma, hahirwa uw'ibyo nkora bitazatuma arekura. Oh haleluya, haleluya, Amen. Amen. haleluya, haleluya. Amen. Zagusha. Yohana yari amutumyeho yababa yari mu kaga amaze gusabwa na Herode wabona ntari akarengane atabona yakora atazi icyo gukora, aravuga ati mugende mundebere mumbarize Yesu. Wa wundi navuye Yego. wa wundi navuze ariko ati nkaba ndi hano. Yesu aramubwira ati ariko ndakora ndiko ndakiza abarwayi, ibimuga biragenda, impumyi ko zirahumuka, atari byose hahirwa ibyaje bitazagusha. Yego. Theogene namutekerejeho ndavuga ndi Theogene yakuze ari imfubyi none asize imfubyi, zisize uko bimeze. Ibya Yesu hahirwa bitazagusha. Yego. Ubwo yatubanjirije tuje tumukurikiye kuko twahamagawe nawe tuje tumukurikiye, dutera intambwe tumukurikire dutake. Ntabwo icyo akora arabizi kandi akora nk'Imana, akora nk'Imana kuko n'Imana isumba byose. Hari igihe burya rero umuntu agenda ukabona ahari watwaye umwanya munini, ariko ibyo Yesu akora arabizi. Yatangije umurimo ngo yahise yiyambura igitamba umwitero ngo awurambika hasi. Amaze kumenya neza ko agambaniwe ngo aravuga ati navuye ku Mana ubu ngiye kwisubiraho, ngiye gusubira mu ijuru nazanywe gukora, none igihe kirageze. Nyamaze kumenya ko umwanzi yinjiye mu mutima wa Yuda ngo bari barangije gusangira iby'ijoro, wahaguruka aho yari yicaye. Arahaguruka aragenda afata umwitero arawurambika, afata igitambaro cy'urukundo. Mwumve namwe, afata igitambaro cy'urukundo, icyubahiro kiba kirambika hasi, afata igitambaro cy'urukundo aragikenyera. Aravuga ati iki gitambaro ngiye kugikenyera, nimara nyoza abigishwa ibirenge, nimara mbahanaguza urukundo mu izina rya Kristo Yesu, nimara mbahanagura ibirenge. Mana yaje guhanagura ibirenge, abahaye ubutware, abahaye kuvuga, barabahamagaye, arabohereje, arabejeje. Muri iyi nzira ni mvuga ngo unyeze nk'urubura, unyezesha amaraso wavuye ngo atunganye rwose. Yego. Yego. Umwami yari amaze kubabwira ibyo yashakaga kubabwira. Hanyuma arabatuma arabicaza, ngo arasura asubirana umwambaro w'icyubahiro cye, yitera umwitero, arabicaza arabavuga icyo nkoze murakizi, icyo maze kubakorera mwakimenye, ariko cyozi icyo muzakimenya nyuma. Atari icyo maze kubakorera ni iki, nuko nta ntumwe iruta shebuja, nta mukozi waruta shebuja ibyo yakoze. Bene data mureke twemere twogejwe, yarabuhagiye, igisigaye gusa Petero yari akiri ko avuga ngo agihaye azimagurika mu byo adahaye amenya ibyo Yesu akora. Niyo mpamvu yamubwiye ngo uzabimenya nyuma, ariko nyuma yaho agabisobanura mu bwenge bwe no mu ijambo rye. Barababwira ati mwaruhagiwe reka, mwarahamagawe, asigaye uretse kubaka ibirenge mukera.
ubu ni mukora umurimo imana yacu ishimwe hariho Amen. abasezerano ba bibiliya bazi ibintu n'ibindi ariko iri jambo ryaziye ku mpamvu yacu twebwe jewe nawe kugira ngo imana iduheze tumenye ibyo turimo yego tumenye ibyo duhaye gukora tumenye ibyo twubaka tumenye aho tugeze tumenye impamvu twabaye muri iki giterane tumenye impamvu duhagaze kuri iri jambo tumenye icyo twahamagariwe kuko ngo aburahamu yakobo amaze gufata yesu amaze gufata marayika wari umugendereye yamuhinduriye izina tumaze guhamagarwa yesu yatwogeje ibirenge yatwogeje ibirenge kugira ngo tubashe kumenya icyo dukora ntabwo ari abakomeye izabyibuka neza yesu afite ubuntu muri we bwo guhora atugirira neza reka ndangirize ku ijambo ry'igitabo cy'umugenzi ndagikunda cyane ngo umukristo yagiye akijwe igihe kinini ariko kuko yohana yari amaze kubona urugendo rw'umukristo rwose umuntu wese wa munsi Rehemiya yaratubwiye amagambo ahazavuga kubera kuvuga umuntu yihuta bigashobora kuba utabura uko uyavuga neza mama Kamarisa niwe wavuze ngo kuvuga umwami akanya gato ngo ntibizabishoboka ngo ntibizabishoboka kuko kubivuga akanya gato twabivuga umunsi ukongera ugaca kuko twamubonanye amagambo meza y'ubugingo yego imana itugirire neza ijambo umusobanuzi wa musimpamyakuri yaravuze ngo kugira ngo Elisa akurikire Eliya aze kugira ikintu abona ngo yamucishije mu bihugu bigera kuri bingahe sinabisubiramo ku mwanya wagiye ngo aramuzengurukana ariko ngo kwari ukugenda yiga umukristo atangiye urugendo rw'umukristo ngo yanyize kwa musobanuza agenda amusobanura ibintu byinshi cyane ariko reka ntangirize ku kintu yamushize ngo yamweretse urukuta ruriho umuriro waka cyane kandi uwo muntu utaka cyane umuntu agerageza kuwuzimya uko agerageza kuwuzimya uwo muriro ukarushaho kwaka ariko ngo arabireba biramuyobera ngo aramubwira ngo zenguruka inyuma y'iki gikuta ngo ahageze ngo asanga hariho undi ufite akajerekani k'amavuta ngo akomeza gusamwo uko muri kanya ngo mukristo aravuga ati ibizo ndabisobanukiwe uko satani arushaho kuzimya niko umuriro niko imana irushaho gushyiramo ubuntu bwayo kugira ngo umurimo wayo ukomere amen imana uko satani atugerageza niko umwami arushaho gushyira mu muriro we w'ubuntu kugira ngo umurimo wayo urusheho gukomera tugirire neza amen